mpinduramatwara mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda yakurikiwe n'ihirikwa ry'ingoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ubwicanyi kandi bwakorewe abo bari bahuje ubwoko ndetse no guhunga kwa murumuna we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wagombaga gusimbura uyu mwami. Mutara ndetse na Kigeli bombi n'abahungu ba Yuhi Musinga nawe yirukanywe n'abakoloni b'Ababirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na rimwe. Ari nako kandi Rwanda kimwe n'ibindi bihugu biri mu mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange nabyo kiri mu bihugu byagiye biyoborwa n'abami cyangwa se bikayoborwa imbere n'ingoma ya cyami. Yaba muri Afurika hagiye hagaragara imico n'imwe itandukanye bitewe n'ingoma za cyami zagiye zihayoborwa, yaba mu Rwanda kandi yaba muri Congo, yaba Uganda, Burundi ndetse za Guinea Equatoriale, za Misiri, za Mali, ni henshi hagiye hayoborwa abami batandukanye. Mu Rwanda rero murabyibuka amateka y'u Rwanda hagiye hagaragara ibice bitandukanye by'abami, ariko ugasanga umwami aturuka hanaha cyangwa se akabavuka mu bwoko runaka. Rero mu Rwanda imyaka igera kuri 80 irashize yose umwami Musinga atanze cyangwa se atakiri bakiri ku isi. Uyu umwami rero ni byinshi yakoze, ni byinshi yanyuzemo. Ese ni bihe, ese we niki wamenya mu itandukaniro hagati y'abami bayoboye u Rwanda ndetse n'uyu mwami? Urebe kuganza k'umwami n'amateka y'umwami, ubundi akenshi ingoma ya cyami itandukanye n'ingoma ya repubulika, kuko ingoma ya cyami ntabwo umwami atorwa cyangwa se ngo bajye mu nteko bavuge ngo reka dutore nguriya turamutoye. Oya, umwami yaragenwaga niba avuye mu bwami runaka cyangwa se umuryango runaka, cyangwa se akabata umwana wanjye cyangwa se igikomangoma cyanjye nicyo kizatsimbura ku ngoma yanjye, cyangwa se akavuga ati umwana wo kwa runaka niwe uza asigarana iyi ngoma. Nyamara kuri repubulika, aho bitandukanye repubulika muratora kuko muba mugenda ku cyo bita demokarasi. Ikindi ku mwami, ikindi wamenya umwami burya abayoboye ijabiro, abaganje ijabiro, abafite abagaragu, abaja n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ikindi hari ibikorwa bimukorerwa, amatura bazamuka ibwami cyangwa se amakoro, so ni byinshi byakorwa ku ngoma ya cyami. Rero ubajije abakuru bakubwiye ingoma ya cyami itandukaniye n'ingoma ya repubulika. Hari byinshi rero byaranze amateka bitazigera bisibangana mu mitwe y'Abanyarwanda uhereye ku mwaduko w'abazungu mwaka w'igihumbi kimwe magana mirongo icyenda na kane kugeza kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ubwo iyi jenoside yahagarikwaga n'Abanyarwanda ariko biganjemo abahoze ari abakoraga muri FPR Inkotanyi ndetse n'abandi bari bari kumwe. Abo kandi bari baragandijwe imbere n'ubundi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'abandi basirikare bakomeye cyane ba James Kabarebe, ba Fred Gisa Rwigema n'abandi batandukanye babohoye urwa Gasabo. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Biza TV Rwanda. Wowe komeza ukore subscribe, ukoreshe amazi ibiganiro byacu na documentaire zacu kugeraho umunsi ku munsi. Amakuru yaranze isi, ubuzima bw'isi, amateka y'isi n'ibindi bitandukanye utigeze umenya tuzabigwa hano kuri Biza TV Rwanda. Mu bihe rero mu by'ingenzi twavuga byabaye hagati aho ni ingirwa mpinduramatwara mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda yakurikiwe n'ihirikwa ry'ingoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ubwicanyi kandi bwakorewe abo bari bahuje ubwoko ndetse no guhunga kwa murumuna we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wagombaga gusimbura uyu mwami. Mutara ndetse na Kigeli bombi n'abahungu ba Yuhi Musinga nawe yirukanywe n'abakoloni b'Ababirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na rimwe. Ariko kandi yabaye intandaro y'ibibazo byose u Rwanda rwaje guhura nabyo mu myaka yagiye ikurikiraho.
Yuhi Musinga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani na gatatu n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kane ni umuhungu wa Kigeli Rwabugiri ndetse na Nyirayuhi Kanjogera, akaba kandi umwe mu bana basaga 15 bose ba Rwabugiri yabyaranye n'abagore babarirwa muri 20. Yimye kandi ingoma Ukuboza umwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo icyenda na gatatu kugeza umwaka wa 12 Ugushyingo umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na rimwe. Asimbuye kandi Mibambwe wa kane Rutarindwa nyuma y'intambara yo ku Rucunshu, hanyuma nawe kandi asimburwa n'umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahirwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na rimwe kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda. Yuhi wa gatanu Musinga yatanze kuwa 13 Mutarama umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kane aguye mu buhungiro Imoba mu majyepfo ya Congo Belge cyangwa se Boni Repubulika ya Demokarasi ya Congo y'ubu, nyuma yo kwirukanwa n'abakoloni b'Ababiligi bakamusimbuza umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahirwa. Kimwe kandi mu byo bamuhoye nuko yari yaranze kugendera ku mabwiriza yabo nk'abakoloni ndetse no kuyoboka Imana y'abakoloni muri rusange. Wakibadutse uyu mugabo cyangwa se uyu mwami kwima ingoma byagenze gute? Kwima ingoma mu bibazo. Ingoma ye kandi yaranzwe n'ibihe bibi cyane mu mateka y'u Rwanda, kuko inkingi za mwamba zari zisigasiye ubuzima bw'igihugu zashenywe ku ngoma ye, ndetse no kuba Ababiligi baramuciriye ishyanga nyuma yo kumwambura agaciro uburyo bwe bwose yari afite. Musinga kandi yabyawe na Kigeli wa kane Rwabugiri ndetse na Kanjogera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani na gatatu. Se wa Musinga kandi amaze gufata icyemezo cy'uko azasimburwa n'umuhungu we Rutarindwa, yamuhaye ubutegetsi ku buryo butaziguye, basa naho bategekanye mu myaka ye ya nyuma guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani n'icyenda. Nk'uko kandi Musenyeri Kagame Alex yabyanditse mu bitabo bitandukanye, mu mvugo yatuye Musinga, abiru bakuru babwiye Rwabugiri ko kuba Kanjogera azaba umugabekazi bishobora guteza ibibazo ndetse kandi n'intambara yo kurwanira ingoma muri rusange. Musinga kandi yagiye ku ngoma nyuma yaho kandi ba Nyirarume ndetse na nyina Kanjogera bakoresheje amayeri n'intambara byatumye Rutarindwa yitwikira mu nzu ku Rucunshu. Rutakano kandi yitwikiye mu nzu ndetse n'abana n'umugore hamwe n'ingoma z'ingabe. Kandi nibwo Nyirarume wa Musinga abwiye rubanda ati haguma umwami ingoma irabazwa. Mu gihe kandi abari mu ruhande rwa Rutarindwa barimo umukuru we mu Higirwa bamubwiraga kwikiza Musinga, we yanze kumena amaraso ya mwene se. Ubwo kandi yakomeje kwizera Kanjogera, bavuga ko yagiye amuroga buhoro buhoro ku buryo mu by'ukuri bajya kumutera ku Rucunshu bari bamaze kumumaramo amaboko. Abayobozi kandi b'ingabo bakomeye bari bamushyigikiye baragambaniwe nabo kandi bagenda bicwa urusorongo. Nyuma kandi y'umwaduko w'abazungu, Musinga amaze kumva ko abapadiri bera baje kandi bazamara igihe, nabo kandi yarabanje kubakoresha abemerera kujya gushinga za misiyoni kure y'ubwami. Mbere kandi na mbere aho yumvaga hazashobora kuva abashoboraga kwigomeka ku ngoma ye. Kwirukanwa ndetse n'abakoloni byagenze gute? Nyuma y'intambara ya mbere y'isi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu, Abadage bamaze gutsindwa n'Ababiligi mu Rwanda,
bahambiriye utwabo berekeza Tanganyika aho bavuye basubira ku mugabane w'Uburayi. Habiri kandi bamaze kwigarurira u Rwanda bambuye Musinga ububasha bwose yari yaragumanye nk'umwami bw'Abadage, ndetse kandi bamwambura n'ububasha bwo kugira ingabo. Ibyo kandi byari bivuze ko ubu usugire rw'igihugu bwari bugiye mu nshingano z'abera, bituma Musinga atumvikana n'abakoloni b'Ababiligi icyo gihe. Uretse ibyo kandi umwami Musinga ntiyigeze yumvikana n'abapadiri bera, yanga kandi no kubatizwa, ndetse ategeka abamukomokaho bose kutazizera abayoboka Imana y'abazungu. Hagati aho kandi ari kumwe mu bari ba nyirarume ba Musinga yasabye abera kubaka ishuri ry'abana b'abatware i Nyanza, kuko we yari yaramaze kubona ko ubumenyi bwigishwa n'abazungu bwari bufite ireme ryo guteza imbere igihugu cy'u Rwagasabo. Kutumvikana kandi kwa Musinga n'abazungu, abakoloni ndetse n'abanyamadini byamuviriyemo kunyagwa ingoma. Abazungu batangira gutegura imfura ye Rudahirwa ngo amusimbure, kuko we yari yarabaye umutoni wabo, hanyuma amusimbura ku ngoma ku izina rya Mutara wa gatatu. Abakoloni kandi bamaze kunyaga ingoma Musinga bamuciriye ikambere mu karere ka Rusizi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na rimwe, arahaba kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kabiri, aribwo Ababiligi bafataga icyemezo cyo kumucira ishyanga muri Kongo yari igitegekwa n'Ababiligi, Kongo Belge, bamujyana Imoba, ari naho yaguye ku itariki ya 13 Mutarama mu 1944. Ubutegetsi kandi bwa Yuhi wa gatanu Musinga bwaranzwe n'ibintu bine by'ingenzi: intambara ya mbere y'isi yose, ndetse no kwirukanwa kw'Abadage bikozwe n'Ababiligi, kwagura ububasha bw'umwami mu gihugu hose, amatsinda menshi yahataniraga gushaka kujya ku ngoma, ni inzara ya Ruhuzagayura mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri n'umunani n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri n'icyenda. Icyahitanye kandi Musinga ntabwo cyamenyekane imvaho, ariko amateka avuga ko yazize ikirago, umugogo we ugatarwa n'Ababiligi, nubwo nabyo nta gihamya kibyemeza. Andi makuru kandi ahari avuga ko yarwariye ubushita i Kamembe muri Rusizi, aho yabanje kuba mbere yo kujyanwa Imoba Ikirembe, naho yaguye amaze imyaka igera kuri 13 aciwe mu gihugu muri rusange. Amakuru y'abami ndetse n'ibikorwa by'ibwami n'umuco w'abami ni byinshi byagiye bikorwa muri rusange. Yagize ati: abayoboye u Rwanda baguye mu mahanga ni batatu. Ni abami Rudahirwa waguye mu gihugu cy'u Burundi, Musinga waguye muri Kongo, na Perezida Sindikubwabo waguye nawe muri Kongo. Perezida Habyarimana we yahambwe muri Kongo. Ibi byerekana ko politiki ari mbi cyane nubwo ikiza abenshi. Perezida kandi batabarika bahungiye hanze kandi bapfirayo, barimo Perezida Obote wa Uganda waguye na Idi Amin waguye muri Saudi Arabia. Politike nuko bagenda babibura, ariko ni ibitekerezo by'abantu. Abandi bati iyo Imana ikomeze imuhe iruhuko rudashyira, abandi bati yari intwari kuba ataremeye gukorana n'abazungu. Nitwa Eric Nshimimana, nayindi neguza nawe utaha.